turaza kuganira kuki turaganira mu buryo bwimbitse cyane ku ikipe ya Rayon Sport yaraye iduhaye amakuru aremereye cyane. Rayon Sport yahagaritse umutoza Robertinho Goncalves, umutoza wabo yahagaritswe kandi n'umutoza w'abazamu witwa Andre. Hanyuma ndetse abakinnyi bamwe na bamwe basigaye ku mukino bagomba kujya gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport berekeza i Huye uyu munsi. Umukino uzaba ku munsi w'ejo saa 11. Ese ibyaganiriye mu nama yafatemo ibyemezo byo guhagarika aba bagabo ni iki cyaganiriye muri iyi nama yatumye bafata icyemezo kiremereye? Hari benshi batabibona ko umutoza yarakwiriye guhagarikwa, ariko akagambane kavugwa muri Rayon Sport gatuma ikipe itakaza imikino ititwara neza, ko abantu batangiye kugenda babikemanga. Bihagaze bite? ngira ngo ni ingingo turi buze gufataho umwanya uhagije tukayiganira mu buryo bwimbitse, kuko abantu bose bafite version. ngira ngo Regan, hari abavuga bati ubuyobozi bwatereranye Robertinho, hari abavuga bati Robertinho si shyashya, hari abavuga ngo ruswa iravuze ubuhuha muri Rayon Sport. Ibyo bintu byose byanuganuzwe byavuzwe cyane. Ibintu muri Rayon Sport twateguraga ikiganiro tuvuga turikorera ibyo bita recap y'icyumweru, turasubira mu byabaye mu cyumweru cy'icyunamo, ariko reyihita igira icya bombshell ibere ku inkuru ifite ibiro nk'igihumbi, iremereye kabisa. Ubwo niyo twese twarayeho. Kubyo rero warubajije, hari Robertinho kwibaza ngo niwe kibazo ko yahagaritswe we na Mazimpaka cyane rwose. Ese amafaranga bivuga ko hari abakinnyi bariye kuri match ya Marine n'ibizibiti bihari, ko na mbere yuko bajya gukina iyo match ubuyobozi bwari bwabibwiye abatoza, ariko Robertinho akabirengaho. Ibyo turabijyamo detail, turazifite. Hari bombe detail, hari bombaza ivuga ko Kadimendi yaye igihe yaba yaratamiraga Mazimpaka yabimenye, aramubwira ati umenye ubwenge urampaho ndabizi nabimenye. Ibyo rero kugira ngo abihagarike ati urampaho izo ni bombaza turaza kureka. Ibyo ni ibivugo gihe gikwiye. Ibyo rero by'ibisigisigi byo kuri Marine burya siho ikibazo kiri cyane. Ibibazo bituruka kuri match y'amagaju yihuye. Turaguha detail byagenze bite. Si ibyo gusa, ariko turaza kongera nyuma ya match ya Marine dufata akayira kitwa salaire n'imishahara muri Rayon Sport, aho na Keve atarebwa ijisho ryiza, aho ba Aimable batarebwa ijisho ryiza. Turinjira muri ibyo bintu nabyo tubiganire, turebe ngo ese ubuyobozi n'abakinnyi bo bari kuri page imwe. Abakinnyi mvuga n'abasiniye cyane cyane abakapiteni, ni ibintu bikomeye. Turaza kuva twibaza ngo Robertinho yahagaritswe byitwa ngo iki, Mazimpaka yahagaritswe byitwa ngo iki, ese ikipe iratozwa nabande? None tuza kureba ese hari uruhare rw'ubuyobozi, hari amakosa ubuyobozi bwakoze, ese hari uruhare cyangwa hari amakosa y'abakinnyi, ese Rayon Sport yabiri guterwa nabande? Dushobora no kutabavuga amazina mu rwego rwo kugira ngo twirinde. Mpuye na Murangira hano hasi yaraje kuri televiziyo wa mugani wa Yaka kugira ngo nirinde amabaruwa ya hato na hato abantu bakunda gutaginga ribu. Ariko umupira w'i Kigali kiza cyawo, iyo utavuze ubuvuze, nicyo kiza cy'umupira w'i Kigali, kandi ibyo nk'umunyamakuru urabyemerewe. Ni ukuvuga ati mushakira ntuvuge izina, abareba bakajyaho bakishakira. Twinjiye muri dossier ya Rayon Sport. Ku rubuga rwa Rayon Sport banditse ko umutoza wa Rayon Sport Roberto Oliveira Goncalves de Carmo Robertinho yahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Perezida wa Rayon Sport ni Bwana Twagirayezu Tade. Perezida, mwaramutse neza? Ngera mushake. Hanyuma muri itangazo rero umutoza wa Rayon Sport Roberto Oliveira Goncalves do Carmo Robertinho yahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. Umutoza w'abanyezamu Andre Mazimpaka yahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'imyitwarire mibi. Umukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro uzahuza Rayon Sport na Mukura Victory Sport kuri uyu wa kabiri tariki 15 Mata 2025 saa 11 kuri stade ya Huye
uzatozwa na Claude Rwaka usanzwe ari umutoza wungirije. Murakoze. Iri ni itangazo rigaragara ku mbuga nkoranyambaga officiel z'ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru yamenyekanye ku mugoroba ko aba bagabo babiri yaba ari Robertinho ndetse na Mazimpaka Andre bamaze guhagarikwa mu nshingano zabo. Icyo iri tangazo rije rishyiraho umucyo nicyo buri wese yaba yahagaritse. Cyabwo ahubwo rishyizeho umucyo kuko rishyizeho umwijima mwinshi kurushaho. Gute? Basobanura icyo buri wese yahagarikiwe. Nta mutoza nta mukozi uhagarikwa kubera uburwayi. Umuntu urwaye ashobora guhabwa ikiruhuko, kujya mu kiruhuko cy'uburwayi, ikiruhuko ahabwa na muganga se, ariko itangazo rivuga ko umuntu yahagaritswe mbere na mbere guhagarikwa mu mirimo. Ntabwo umuntu yarwara ngo ahagarikwe mu mirimo. Wowe muravuga uko byumva? No, uko bimera ubundi mu mategeko se bibaho. Ariko arwaye ntiyakora kandi. Nyine urwaye ntiyakora. Turimo turasoma itangazo. Urwaye ntiyakora ariko ntabwo ahagarikwa. Lorenzo, icyo ndimo ndasobanura ndakubaza, sobanura neza. Ni uguhagarikwa kugira nyine ngo yivuze, ntabwo ari ukwirukanwa. Yipronoje ko umuntu yahagaritswe kubera impamvu z'uburwayi. Wenda ubugarukiye aho ngaho. Umutoza ahagaritswe kubera impamvu z'uburwayi. Bibaho. Ntabwo bibaho nyine nicyo. Bibaho kandi byabaye. Bibaho. Okay, n'ubwa mbere byabaho. Oya, umuntu ararwaye, mwumve logique, ntabwo yirukanwa. No, guhagarikwa ukumva icyo bishatse kuvuga riga. Yahagaritswe. Guhagarikwa niba reka nkwere. Umuntu yarwaye bigenda gute? Reka nkwere. Umuntu yarwaye ahabwa uruhushya rwo kujya kwivuza. Nje mbirebera mu buryo wenda bw'icyo twakwita terminology by'uko byiswe communication, uburyo bwa communication. Ariko simfite ikibazo niba koko arwaye, ahubwo niba koko arwaye ntakwiye gukora kandi arwaye nyine hari n'abantu bashobora kurwara ntabyemere. Ariko se ahagarikwa nyine urahembwa ukanavuzwa. Oya, ariko guhagarikwa ntabwo bivuze kudahembwa. Bivuze iki? Utabyita iki? Guhagarikwa ku murimo. None se abakoze irekoze. Riga urwaye. Reka tubaze perezida. Tumushaka bakomeza mudushakire kuri telefone. Perezida ntaraboneka. Ko nge ndumva hari n'ibindi birimo kuvugwa nyuma y'iri tangazo bivuga ko ahubwo yahagaritswe amezi abiri asozanya na kontra ye. Ubundi mu buryo bwa nyabwo Robertinho yirukanwe. Reka wenda tugira mbere tubone perezida bidusobanurire kurushaho uko bigaragara. Robertinho yirukanwe kubera umusaruro muke. Bita umusaruro muke. Kipe ya kabiri muri champion irushwe inota rimwe. Takaje umwanya mu kwezi gushize. Irimo irakina pisi hanza muri uko kwezi. Iri mu kibe cya kabiri cy'ikombe cy'amahoro. Like it's unbelievable. Umusaruro muke baho. It's unbelievable. Bakomeza dushakire kuri telefone perezida wa Rayon Sport cyangwa se tubwire niba wenda atabonetse. Kiriga uvugane nawe, uze kuvugana nawe inbox tubwire niba atabonetse. Oya, yabonetse. Arahari. Kuri telefone arahari. Agomba kuboneka. Cyangwa tumuhamagare gakondo. Okay. Abari mukomeze mutegereze mukanya muraza kumenya umucyo w'ibintu, ariko ikiriho nuko Rayon Sport kwizigira ahubwo abantu bari bazango niba umutoza Selami yaragiye. Reka twe twinjira mu itangazo uko riri. Umva buretse gato. Niba Selami yaragiye, yari umutoza wungirije Robertinho, agahabwa Rwaka, Robertinho nawe akaba yahagaritswe, Rwaka Claude akaba ari ugiye gutoza ekipe nkuru iyungirijwe n'umutoza wa physique n'umutoza w'abazamu w'ikipe y'abagore. That is crazy. Ni ibintu bitangaje cyane kuri ekipe imaze amezi 8 y'urutonde rwa shampiyona. Iyi twist, iyi U-turn iteye ubwoba. So ngira ngo kubona perezida wa Real kwivugiraho, ariko igihe n'igihe turamuvugisha tujye mu byo muzi ko yabitwemereye. Ibi ngibi si ubwa mbere, ibi si bishya rigana. Abantu bose twaraye tubizi, imbuga nkoranyambaga zabyanditse, abantu bose barabizi ko Rayon Sport yahagaritse Robertinho ndetse n'umutoza Mazimpaka Andre. Inama y'abahagarika yakozwe ryari, yari rimonde. Injira muri yo perezida naboneka araza kubicaho guhagarika abagabo bombi mu ikipe ya Rayon Sport. Tujye muri icyo. Good. Ikipe ya Rayon Sport yamanutse gukina ihuye fazare ijya kurangira bakina n'ikipe y'Amagaju. Rayon Sport iratsindwa. Imaze gutsindwa umukino,
umugabo witwa Prosper ari mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Yabwiye ubuyobozi bwa Rayon Sport ati birakwiye ko dufata icyemezo mu maguru mashya tugasezerera umutoza Robertinho, kuko Robertinho ararwaye, Robertinho ntabona abakinnyi kuri touchline, barabikubwira. Robertinho byagezaho ashobora kubaza ngo ariko muherekeve arihe kandi ari mu kibuga. Robertinho haboneka ibiganiro byagaruye umutoza wungirije wa Rayon Sport wamufashaga cyane mu kumutegurira amafishe d'entraînement, donc imyitozo uko igiye gukorwa, akamenya ngo uyu munsi turafokasinga kuri ibi, uyu munsi turafokasinga kuri ibi. Yari afite umwe mu batoza beza ba fitness, umutoza Ayabonga, nubwo yaje kunyuzamo akagenda akongera akagaruka, akagira umwe mu batoza bungirije bamufashaga uzi nyine n'izo ntege nke za Robertinho, ari we Selami, akagira n'amahirwe yo kuba yari afite na Rayon Sport yari irimo gukora amamatch menshi batsinda, donc ibijyanye no mu izamu baramukiriyeho iriya prime Kadimendiaye, nta makosa yakoraga yatuma ikipe yapfa kuba yagira ibibazo nyine. Fazare igenda neza, aho banatakaje Imana ikunda Rayon, APR nayo igatakaza, bikaba nk'ibintu bihishe intege nke zigaragara muri Rayon Sport. Bivuga ngo igihe bakoze amakosa Wasiri yitangira itama, abantu bose batangiye kumutrolinga, bwaracyaga APR igakora ikosa, Fazare irashojwe, Fazare turiratangira, Rayon Sport irongera igwihuye cyane. Abantu bati ihene yishe mucoma, bati APR aho bukera iraje itsinda umukino ibintu bigende neza, APR irongera iratsindwa cyane. Gutsindwa kwa APR byongera guhisha intege nke za Rayon Sport, kuko Rayon niyibwiza gukuri muri bya bibazo byayifite ngo irebe aho ikibazo kiri. Uza amakosa yakoraga nigeze no kwivuga hano namubyibuka, ndavuga ni Rayon Sport ifite ikibazo gikomeye itazi, ntiyifokasinzeho mu kibuga, ifokasinze hanze y'ikibuga. Muribuka mvuga kuri kesi ya Gacinya, byaranagiye bijyana ku yandi maradiyo babigira deba, narinzi ibyo ndi kuvuga. Donc Rayon ntiyareba gukuntu iri kugenda itakaza ishonga nk'isabune, igatinda ngo APR yitwaye ite, iyo ntirebe amakosa yayo, kuko kuba APR yatsinzwe nawe watsinzwe ntibiguha uburenganzira bwo kudasuzuma impamvu uri gutsindwa, kuko hakaba ahubwo uri gufatiraho gatsinda. Bamugani ngo watsinzwe ariko kuko umukeba nawe ahise atsindwa, uri kumva ubwenge bucye burimo, wagirwa ko watsinzwe ukamera nkaho watsinze, ngo natsinze, ngo ariko na APR yatsinze, ese nawe wayitsinze ubugacya neza, ngo natsinze, ngo ariko na APR yatsinze. Bararangaye cyane kuri icyo kintu, bagakomeza ngo ntibajya buzuza stade, ngo ariko nye nujuje stade. Nababwira ibintu murimo ntago mubizi, kuko nari mbizi ko umunsi uzagera nyamukandagira muri zirindwi zanyu birakubaga, iba ari mbi cyane bigenda. Icyo nibwo umenya ko yitwa Nyamukandagira, izana rya janja ryayo ku gikombe, uzayibaze ya Kigali iragukandura byumva, nta muntu utabizi nawe uzayibaze Kiyovu, uzayibaze Kigali, uzayibaze Mukura, ikipe yose yagerageje gukina ukina nayo ugomba gushyiramo gapu nini, ukora 10 ntushobora kwitsinda Mukura ku buryo yiheba ubwayo ikabivamo. Naho uri gusigamo 2, uri gusigamo 3, uri gusigamo 2 ngo yatsinzwe, ngo nanjye natsinzwe. Sawa, iminsi irisubiza. Twihute kuko dufite byinshi byo kugana kuri iyo dosiye. Bamaze gukora amakosa angana ryo returu, Rayon Sport yakoze match nabi. Rayon Sport undebera amanota ibonye mu mikino 8 imaze gukina muri returu, ni make cyane. Ubwo bimeze nabi, bakina match ya APR, bagira amahirwe barayinganya ubusa ku busa. Okay, hari ahantu rero hari hatangiye ikiragano gisha, namwe ntimuurayeho cyo kuvuga ngo ati mwavuga ko muri burare ku mwanya wa bakibagirwa ko batsinzwe. Yego, byari bigizana banga ngo okay, tugiye gukora iki ko umuke batadutwaye umwanya, ko biri muri control yacu gutwara igikombe, turakora iki nawe? Dore rero cyaje kuba warombaje muri returo. Yego, muri match nk'umunani yatangiye Rayon Sport atangire kuri Musanze returo, yangeje na Musanze ubwataye 2, ihita itsinda Kiyovu 2-1. Yego, ihita inganya n'Amagaju itaya 4-1, ihita inganya na Gorira, iyo ni Peace Cup isimbuke. Yego,
ihita inganya na Gasogi ubusa ku busa, 6 ihita inganya na APR ubusa ku busa, 2 itaye 8. Tugeze kuri match ya 5 muri Retour. itsinda AS Kigali 2-1, sawa. ihita itsindwa na Mukura 1-0, 11, ihita inganya na Marine 2-2. In fact phase retour yose itsinzemo match eshatu. No, match za championnat ni match ya AS Kigali ndetse na match ya Kiyovu gusa, match ebyiri muri phase itsinze retour. match ebyiri, inga itsindwamo match imwe, ubwo ne 3, inganyamo match 5. Yego, birakubwira nyine uburyo atamanota menshi, ni amanota akabije. Kuri 28 Rayon Sport abonye 11, ita 13, nta n'umwe ufite mwatsi, nta na mwatsi ya iri muri esheke. ngiyo retour ya Rayon Sport. Now byarakomeje rero, ubwo hari hagezeho operation y'igice cya nyuma kiranga shampiyona y'u Rwanda, kirazwi cyuko iyo muri gukubana mutangira gutegana, no gutegana imitego, zirategana APR na Rayon zirategana. Ni nuko byahoze bimeze kera, ntabwo ari byo. Kandi iyo nkuru burya ngo umuntu watangiye kuyizana ni Raoul, umupira wo mu Rwanda ngo wari ufunguye umeze neza udafite ikibazo, uri pire, umuntu agakubita undi kuko amurusha. Ariko ibintu byo gutegana ngo byavuye kuri Raoul Shungu. Raoul Shungu atangiye gutegana, n'abandi bakina Nyamukandagira yaravuze ati urakoze, niba wumva gutegana ufite imbaraga reka dutegane kabisa. Ikipe ya Rayon Sport yisanga igiye gukina n'ikipe ya Marine. Ngaho rero ahangaha niho hashingiye operasiyo y'umunsi. Bajya gukina na Marine, umwe mu ba agent bagiye kuri Marine bavuye kuri Mukura mu mahoro. Yego, havuyemo saga yo kuza stade byananiranye, afana babuze, abatakaje amanota kuri Mukura. Mukura batsindiye Kigali. Mu gihe bavuye gutsindwa na Mukura bategura match ya Marine, umwe mu ba agenti mu mujyi wa Kigali, akomisiyoneri b'abakinnyi, umu agenti wa mobile money, umu agenti Jesus Christ wa mobile money, umaze kwiba kwizigira, umu agenti umva kandi bakwibye se banga amadosiye mwakomeza. Umu agenti reyigira umugisha uko igira abafana benshi bakora mu nzego zitandukanye. Umwe mu bantu bazwi mu mupira yafashe amafaranga abizi ko abakinnyi bare bamaze amezi 2 badahembwa, 2 y'ibirarane, aragenda ayasigira umu agenti kuri telefone ye y'umu agenti, aramubwira ngo aya urayohereza kuri uyu muntu, we nk'umu agenti yazanye n'andi cash, aramubwira ngo aya urayaha umuntu kanaka araza kuyafata hano mu gifurumba. Ibyumvikana uwo muntu no mu agent, uwo muntu yazanye amafaranga no mu agent baraziranye, sanzwe bakorana ko ntabwo umuntu mutaziranye amusigira cash. Ariko undi ni umureyo, umu agent n'umure. Ikintu yakoze, yafashe bya bizibiti by'abakinnyi bahawe amafaranga 4. Yafataga amafaranga yohereza kuri buri wese 4, nkuko nagusigira amafaranga kohereza kwa Rigani, kwa Lorenzo. Yego, harimo n'umwe uri buze ko yafata cash. Uwagomba gufata menshi ari gufata 250 by'amanyarwanda. Barabakinnyi 4 mbega dossier iryoshye. Uwagomba gufata menshi agomba guhabwa 250 ku mpamvu z'umutekano wabo, kuko abariwe ndabizi ubu mwajya gutera amazu yabo amabuye ntabo mbabwira, kandi ndabazi bavuga. Icyabaye nuko yagiye ahereza ibyo bita ibimenyetso simusiga abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, arababwira ngo nimurebe uyu bariye. Ariko umuntu abakurashishije itopito kandi agifitamo irindi buye mu itopito, aha niho ubwenge buzira. Lorenzo tujyane
mu nyumve tujyane kuko ugendeye muri muri emotion no kurakara ngo banyeretse ngo ibizibiti ngo banyeretse ngo ibiki ikipe wayisenya uko bihoraho. Ikibazo cya mbere kibazwa nk'umuntu uzi ubwenge kinyamupira, ntibyaba wa muntu ndashishije itopito n'ubundi yabwiye umu agent iti numara kuyahereza abakinnyi uhita ugenda uhita ubyereka ubuyobozi kugira ngo bahite baryana bacagagurane, nibacagagurana bacitsemo ibice ndaba mbafite barabataka Roma nk'abo bakinnyi baherejwe amafaranga bahita banga kubakinisha. Sinzi niba uri kumva ibanga ahantu iri bakinisha urugatsinda. Ubuyobozi bwa Rayon bubigenzurana ubwitonzi, abaye buti umuntu akorashishije itopito kandi aracyafite irindi buye mu itopito, nuhita usara ukirukayo mwariye mwebwe ntago mbashaka muve mu ikipe mwashaka utubuza igikombe ukisararanga ufite marine kandi abo ni abakinnyi b'ingenzi, urisanga ikipe yagucitse yashwanyutse byarangiye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport inteko y'abasaza bari abo perezida benshi cyane baganiriye na perezida wa Rayon Sport Tadeyo, baramubwira ati Tadeyo tuganire nk'abagabo nk'imfura, ibi bintu tubyifatemo dute? Tadeyo ati sasa icyo gukora ni kimwe. Tadeyo ko arakarara mureke aya Muvunyi niwe ubutuje cyane. Muvunyi no muri dosi burya ni ibyemezo bya Muvunyi. Rayon Sport Muvunyi afitemo imbaraga nyinshi, aravuga ati abakinnyi basanzwe barya bibaho mu mupira wa Kigali, namwe murabizi ko abakinnyi bajya barya, cyo murabizi hari nababivuze. Rayon Sport se itarigeze gabura. Noneho icyo bakoze kwizigi arabo yagaburiye barayagabana, erega ntabwo ati tuyinanira nayo ntabwo ari umutaka. Rero ikintu Rayon Sport babwiye abakinnyi barabicaje barabaganiriza, barabwira ati nimudufashe mureke kugurisha kariyeri zanyu kubera amafaranga y'intica ntikize. Ibihumbi 200 cyangwa 250 ni amafaranga n'ubusanzwe tujya tubaha nka premium mwatsinze. Ni mubirebe ko turi ku gikombe, ikosa rito ryatubuza umwanya wa mbere. Twebwe uwariye n'utariye mwese turabaza, ariko ntitugiye kuvuga amazina yanyu kandi bari bayafite. Mwebwe nimugende mukine match muyitsinde, mukinane imbaraga zanyu zose. Nugango uwabagaburiye cyangwa uwabahaye mu mukozi soni mwe mwitsindire match. Ubundi twababwira abakinnyi batuze ko byavumbuwe, ariko ubuyobozi b'abanyabwenge barahindukira bajya mu gikari babwira perezida abwira ubuyobozi staff ya Rayon Sport, abwira abatoza arabwira ati abatoza abakinnyi bariye ngaba, fata icyemezo mushaka, ibimenyetso ngibi, abakinnyi mubafatira ibyemezo mukurikije uko mushobora kubikora mwebwe nka staff, murebe bavamo murebe n'abaguma muri match. Okay, ariko hazamo ikibazo biravugwa entre parenthèse, aka kantu nushaka ugabanye bed kumvikane mu kinyarwanda. Biravugwa ko sinjye ubivuga ndaproteja source yanjye, biravugwa ko mu bari bariye harimo umuzamu, ngo baravuga ngo byaba byiza umuzamu we tumushyize hanze kuko ikosa ry'umuzamu risobanura neza ko twatsinze ikipe yatsindwa, nyamara ikosa ry'undi mukinnyi wenda abandi bamukavaringa. Turimo turabijyanamo neza fura ibiki ibyo byose. Umuntu wa mbere byari bigezeho ni umugabo witwa Rwaka yabanye n'umuntu yitwa hari ingingo. Rwaka uyu nguyu waje gufata Rayon Sport nk'umutoza mukuru, no mutoza wungirije hari ingingo imyaka yose yego. Lorenzo tujyane. Rwaka nibwo yaraje kungiriza kuko Serami yari yaragiye. Rwaka aravuga ati coach abwira Robertinho, uyu muzamu reka tumukure mu izamu kubera ko n'ubundi ntabwo ari umwizerwa. Kuko ngo hari ibintu byigeze kuvugwa ko Rayon Sport ngo yatsinzwe match ya Bugesera mu gikombe cy'amahoro umwaka ushize, ngo nabwo yariye. Yaravuzwe
ndimo ndavuga byaravuzwe sinjye ubivuga Byaravuzwe. tujyane neza cyane umwaka ushize sezishize Yangre turayijya byaravuzwe cyane byaravuzwe abareba urabizi ko banamuririmbye muri stade simbimushinja byaravuzwe simushinja njye ndavuga ngo byaravuzwe yego dukomeze hanyuma ayabonga yunga mu rya rwaka aravuga tumuzamu mureke umuzamu twishyiremo undi muzamu uko yafata kose ntago wakira umuzamu mu izamu ufitemo akantu ko gukeka umuzamu yagutsindisha okay ariko hari n'abandi batatu b'imbere ubwo ibintu biraho hanyuma umutoza w'abazamu we verisiyo y'ibariye amaze nicyo yakoze Robertinho ngo ntakunda ayabonga ubundi uzi ko yashakaga fitness coach witwa Cornel Robertinho ati uyu nguyu uje twarikoreye ibintu witwa Rwaka aje gutanga inama zihe dutsinda match za mbere we wari uhari warambwira ibiki wowe ahindukiye inshuti ye Mazima Kandre inshuti yanjye twaraniganye rwose muri licence D maze mpaka tugakora iki ati umuzamu mwizamu uroshywa n'abantu twe twakoze ibintu imyaka yose dusunitse ikipe iri ku mwanya wa mbere abantu batangire ugakantu navuze tugitangira kawurampaho itonde kano kawurampaho kibuke komeza ndatu byawe nawe urakabya kugira imbaraga twihute kuko ibi byose turi bujyemo ariko binyoherereza ngo none ngo twavumoye twagize bitandatu ntabwo birari se ibi turaje shinga noneho aravuga ati mushyire mu izamu wowe batazajya bagukanga ariko wowe bakubwira ibiki mushyire mu izamu amushyiramo Rayon Sport ikora match banganye 2-2 mwese muza amakosa kuri match ya Marine mwarayabonye ntabwo bisaba usesengura ntibigaragara cyane ibikabije ni ku gitego cya kabiri aho abwiye Mabre ngo less iyo muzamu vuze ngo less umudefanseri wigira kuko abakubwiye ngo winkinguruka ireka iyo baro ndayifite ndayireba umupira waterewe hagati kabisa mu kibuga hagati mu kibuga umupira uramwidundanye uragiye ujya mu izamu amuzamutsindwa kiragira 2-2 Rayon Sport itakaje match APR yatsinze Bugesera APR bifasha umwanya wa mbere rigane niba nkumva neza aho ibi byose iki kiganiro kirimo kiraturuka nuko byaganiriye yego ni icyatumye afata icyemezo cyo guhagarika yego nicyo tugiye kujyaho niba nkumva neza bivuga ngo Robertinho agiye kuzira icyemezo yafashe cyo kugumizamo umuzamu kandi yaburi tujyane neza rero ngenda ndashaka kujya mu kuri ndashaka wowe Lorenzo uhita umwira ngo kwirukana umutoza byari bikwiye icyo cyo rwose turabijyamo nta kibazo we ngaho tubwire icyabaye rero inshuti yacu yitwa Kadim yari amaze kugira ibibazo bikomeye uribaza n'impamvu atahagaritswe se yatahanye n'abandi baratashye nta kibazo bababaye ubuyobozi bamuvunye n'abandi niko guhindukirana na Tadeyo bati Tadeyo ni gute ushobora kuba wari uzi ko ari abantu bariye tubizi ntufate defensive measures ngo abantu badropingu bakuremo hatitawe wifatira icyemezo nka president rega ushobora no kutabakuramo uretse gato ntaguciye mu ijambo hari ikintu bura nka Trump Musanze ajya akora iyo amenye ko abakinnyi bariye sinakora arabahamagara agakoresha inama bose bahari akababwira ngo ndabizi ko mwariye ndabizi umukinnyi ubwe ngo ndabizi ntabwo aza n'ibintu byo kubereka ntabwo amuvuga mu izina rye umukinnyi yitabyemera ntabwo abagufashe aravuga ati rigane wari 200 nizere ko kuyarya nta kibazo ariko utere match ndabizi ko wari wabwira umukinnyi wari 200 ntabwo arangiza kariyeri y'umukinnyi waba wamutunze urutoki ubizi mwabiganiriye akajya gutanga ibitego ahita agambanira uwamuhaye ahita agambanira uwamutamije niko bigenda Rayon Sport yakoze ikosa ryo kutabicaza ngo isasi inzo yabwiza ukuri mwariye twabimenye wowe wariyaya wowe uryaya ntawe uyabishyuza ariko mugomba gutsinda iyi match wakomeza
icya kabiri iyo ni defensive ubu measure ya mbere nababwiye ngo mbafiteho ijisho ribahora nkuko ngo n'abacunga ndabareba n'ubujya nayibutaha izo nizo bita defensive measures wowe wafashe kuri mobile money wowe wayafashe imbumbe yego ndabizi imbere ya match we babwira ndabizi icyo gihe bagutsindisha se Kadime ndacyo yitego ari kukirekura nibyo nyine nkubwira yari yabikoze ni no mpamvu bagize ikizere bavuga bati ubwo twabaganirije oya kandi barabaganirije nabikubwiye ko baje bakabwira turabizi ko mwari barabikoze nk'ibyo transfer barabiganiriye rore aho tureke guheza match Marine na Rayon ibiremereye nawe urabizi imbaraga zari zirimo urazizi tureke gushaka kuhande wimenesha amabanga byureka bibazo mfite n'ibyinshi nshaka kujya muri zari buri byumbabarira rwose Renzo abashora ndakwiyamye kwizigira kwiyamye Renzo kuri radio na boss abyumva mwishora hari ibintu uzi bitavugirwa kuri radio tubire match ya peri ibiri match ya Rayon Sport na Marine yari iremereye ngaho we twikomereza birabaye sorry apologies sawa birabaye iratakaje noneho frustration bose bamaze kurakara n'uburakari nta kindi cyagombaga kuba hagombaga noneho gusubira mu kuri kw'ibintu uwo bita Muhire Kevin baretse gato nibutse interview kuko aba bantu urumva byabaye twahise tujya mu cyumweru cy'icyunamo dusa nkaho tubyibagiwe ariko nibutse interview ya Rwaka Claude nyuma y'umukino umunyamakuru yamaje ngo ko twabonye Muhire Kevin nyuma yo gutsindwa igitego aza kubareba yabasabaga iki Muhire Kevin yagiye kuri touchline ya Rayon Sport abwira staff ati mukuremo uyu muzamu arimo aradutsindisha Muhire Kevin yarazi cyabaye imbere ya match yarazi icyo kintu cyo kurya cyabaye yavuga ngo nagumamo turatsindwa byinshi efort yose dukorewe kugombora aratanga ibindi bitego kandi niko byagenze kandi kosa ry'umuzamu ni igitego niba uri inyuma nyine akabwa yaravuze ati ibyo yatubwiraga ati twumvaga ari by'umukinnyi natwe dufata ikindi cyemezo Rwaka ntabwo yarabizi bose bari babizi ariko banza wumve umutoza w'abazamu ni Mazimpaka arakubwira ati shyira umuzamu mu izamu umutoza mukuru ni Robertinho nose Rwaka nibwo akiza muri equipe nese yakora hari kuko hari version hari ahantu ushaka ko tugomba gukora tutarakora icyabaye rero dufate twihuse mu noto umwe bafashe umwanzuro umwanya wo gushaka uburyo bakemura iki kibazo hazamo kutabyumva kimwe muri komite bamwe bati tubakuremo bose bari yabariye tubirukane kuki bavuga ngo babirukane byari ikibazo cyo ngo turaba turanduye ikibazo abandi basigare neza ubwo baracyarimo y'amezi abiri babahaye iminsi ibiri y'ikiruhuko ya weekend barabwira ati tuzahore mu myitozo dutegura match ya Mukura tuzahure kwa kabiri ko na match iri kwa kabiri ejo ubwo bashaka gukora imyitozo icyumweru mbere yuko bakina ubwo twari muri iki cyumweru cy'icyunamo bivuga ngo icyo cyumweru Rayon Sport kwa kabiri nibwo bagomba kugaruka mu myitozo banze gukora abakinnyi bati mutaraduhemba ntago tuza mu myitozo yamaye amezi abiri payroll ya Rayon Sport ibigeze kuri miliyoni 100 my friend n'amafaranga menshi kwizi ubwo icyabaye baravuga ati okay ubwo banze gukora imyitozo erega barabyanze kwa kabiri kandi ubwo bakaza bisika bafata bakagera mu nzove bavuye mu mago yabo hanyuma bagera kuri mu myitozo bakanga gukora barabyanze kwa kabiri barabyanze kwa gatatu president aganira nabo aganira na Muhire Kevin aramwati kapiteni vugisha abandi bakinnyi please mukore none dushake basi kwezi kumwe tuzakubahembe nyuma y'amacu ya Mukura atoya muduhemba abiri ubuyobozi bita bushaka amafaranga kwa gatanu hari habonetse amafaranga y'ukwezi kumwe Muvunyi abwira Tadeyo tubare mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu ukwa kane nibwo kujyemo hagati bahembuko donc vugira ku mafaranga ageze ku makonte yabo none ndebe uwanga kujya mu myitozo ngo akore kandi abizi neza ko twahembye ukwezi kwa kabiri ukwa gatatu nako twabwiye ko tuzakubahemba ariko abakinnyi akavuga ngo Rayon Sport turayizi nitaduhemba ikabona bigenze nabi izahita bivamo hose zirangira bataduhemba nk'igikombe hari ubwiye kwima rwose ibyo rero abakinnyi bashakaga gukandara kuri ba kapiteni bano abanyarwanda ba Omborenga ba Keve ba Aimable bose bakavuga ngo oya muduhembe abiri nimba bivuze gutyo abanyamahanga urumva bakora iki bagendera muri cya kindi abakinnyi b'abanyamahanga amini b'abanyagihugu bakozeho nk'icyemezo fine ibibazo birabaye bamaze kubahemba kumwe nabwanga gukomeza gukora imyitozo barabyanze bukeye uwitwa Muvunyi abwira team manager ubwo abwira Tadeyo tubwire team manager ababwire ko dufitanye inama nabo ko
ko manager si mujyanama sorry. wandike ko tugomba gukora inama nabo bakaza bakabona na perezida Tadeo akaganira nabo. Abakinnyi stili babahembye ukwezi kumwe baranditse muri groupe bati nta nama tujyamo, nta nama tujyamo mutwishyura amezi abiri. Ayo nsekeje ngo sabe imbabazi Lorenzo ngo bamwiyamye ngo mu ruhabe shaka ureke ikiganiro kigira uko gikorwa gicuka kandi nta kintu gikomeye koze bikomeza imitegurire y'ikiganiro bayimenye abazi ko ari ugushyushya Nyarugenge kugira ngo akomeze agumeho ugire ibanga igende. Noneho uba yumva biri serious. Noneho icyabaye banze gukora inama uri perezida wakora iki tuvugishije ukuri byaramucanze. Bimucanze abwira Muvunyi uko kese imeze. Muvunyi ahita avuga turabizi n'ibindi, umuntu wese utaza mu myitozo, noneho ndavuze ngo umuntu wese utaza mu myitozo bisubiyemo ntago ngiye mushaka kuri match. Nashaka yakore under 21, nashaka yakora abana, umuntu utari gukora imyitozo kuwa gatandatu ntago tuzamanuka. Jean Fidel yigeze kubikora amutera imijugujugu. Ndavuze ngo nka Muvunyi udakandagira president, udakandagira mu myitozo ngo akore kuri baro muhite mukura mu ikipe. Babona byahinduye isura, babakoze imyitozo, ntibakoze imyitozo ikipe baravuga atari ko tuzi ibibazo biturimo. Muvunyi ubwo yari amaze igihe yibereye muri business hari Musanze ku mahoteli ye, aba yazamutse Nyarugenge, ahita ahamagara abandi bayobozi b'ikipe bamunyuriramo kwina ibintu byose byagenze, kuri ibintu byose byagenze. Uzi ikintu cya mbere yahise ababwira, yababwira atari ko uyu Robertinho witwa ko ariwe coach, abakinnyi bamara imyitozo badakora tize, baje abizi neza ko agomba kudufasha mu gihe turi gushaka amafaranga. Byagenda gute uyu muntu adashobora no kumanaginga abakinnyi be, vestiaire tamwomba, adashobora kubabwira ngo mumbabarire baduhaye ukwezi kumwe mwihangane dukore basi tuzishyuze nyuma y'indi match. Imwe byahari ingingo yakoraga murashaka na coach Lorenzo biri mu nshingano za coach kubumbabumba groupe ukayegeranya. Coach ugomba kubanza kumwemeza wakaba afite état d'esprit meze akababyumva. Bivuga ko maybe ntibabyumvaga kimwe wenda n'ubuyobozi nawe yari ari ku ruhande rw'abakinnyi. Robertinho yicwa mu mutwe n'abayobozi ba Rayon Sports ngomba kubabyumva, bagiye bamubwira nawe ntago yishimye, was not happy. Uko kutishima rero kwatumye ajya ku ruhande rw'abakinnyi aho kujya ku ruhande rw'abayobozi. Ubwo ikintu bahise bamubwira, bahise bamubwira Robertinho ubwo byanze ukaba wumva nta kintu wadufasha, ukaba nta kintu wabikozeho. Muvunyi aravuga ati ari wa mbere muhagarika. Abandi bari babitinye kuko Muvunyi ni umuntu ukunda Robertinho, ni umuntu babanye muri cya gihe cya 6 bajya mu matsinda, ni nawe muntu wanavuze cyane ibyo kumugarura. Rero Robertinho arabyivugira ko ari Muvunyi wamuha cyane, batinyaga gufata icyemezo Muvunyi atemera. Noneho babona Muvunyi aravuga atoya, uyu muntu ntago yigeze abana n'abantu ngo ajye ku murongo mumushyire ku ruhande. Amaye ngayo nguko Muvunyi natanze go ahead, Robertinho arahagaritswe. Umuntu wa kabiri Mazimpaka bati Mazimpaka wowe Lorenzo yabivuzeho, wowe uri no mu bakekwa kwanza we na Kadini. Bati Mazimpaka nawe nahagarikwe, hagomba kuzamurwa umutoza wo mu bagore utoza abazamu akaba ari utoza. Ariko kuri Kadime reba impamvu atahise basore barawe kumuhagarika, tufashe Kadime ukamuhagarika, aba basenegare byahita biteza umwuka mubi nabo bikigumura gukina bikananirana. Asanga nabo bari Bayisudiana abamari nyingi bakwanga gukina kugira ngo byitonderwe. We ni mu musige ntajyane n'abandi, byitwa ko ari ukugira ngo yikubita akanyafu yitekerezeho. Ntabwo muri ibintu byamaguye zo gutegura yego, kuko akenshi uramutse ubikoze ukabigira officiel ushobora kurangira hajemo inzego. Ibyo nuko babyanzuye. Ariko icyo Lorenzo yibazaga si ukurwara kw'amaso, nuko ataba bakinze muri iyi case. Robertinho amaso, Robertinho arahagaritswe nibyo, ariko ahagaritswe mu kuri kwa nyako. Icyo cyari ikibazo mu ikipe ya Rayon Sports. Icy'uburwayi ni ikinyoma. Why? Robertinho kuva yagira muri Rayon Sports agarutse afite ikibazo cy'amagara. Ikibazo cy'amagara, amagara ye arimo umuze mu buryo bwinshi. Robertinho koko arwaye amaso,
abona neza ibintu byinshi arabaririza performance y'abakinnyi ntashobora kwiturakinga, arabaza ngo wakinnye neza ni uwuhe. Robertinho arasusumira, aratitira, afite ibinini aba yihosha buri kanya kuri bande touche kugira ngo amatranquilizers niko babyita, bya bintu bituma utuza, ameze nk'umuntu ufite taki. Ujye ubona nk'abantu ni urugero bafashe ibiyobyabwenge cyane, basusumira, bafite ibinini banywa bagatuza. Robertinho rero afite ikibazo cy'amagara ku buryo kuri bande touche nawe arasusumira cyane, akenshi akanywa ibinini. Ibyo ariko ibyo rero ntabwo ari byo ngende mandari. Beretse gato nyine. Yego. Ibyo Robertinho arabifite kandi yaje abifite, ntabwo ari ikibazo gishya, nta kintu gishya cyabaye kuri Robertinho cy'uburwayi. Bamuzanye abifite. Iyo badakunda umutoza udafite amagara mazima ntabwo bari kumuha akazi ngo bamugarure. So ntabwo yari impamvu yo kumuhagarika kuko nta burwayi bushya yagize, ubwo afite yaje abufite. So Robertinho yahagaritswe kubera ibyo byose Regani yavuze. Yahagaritswe kubera ko ekipe bigaragara ko nko kwitsamura gushobora kuri ibikombe byombi birashoboka cyane. Ahagarikwa kubera ko bigaragara ko gushyira ekipe hamwe, gukaruma ekipe ngo ikine iri muri kondisiyo mbi atabishoboye. Yananiwe kuba hari ingingo mu gihe cya Jean Fidele, murabyibuka. So iriya tangazo rero nabonye ari naho perezida arimo kuvuga rwose ko bamuhagaritse amezi 2. Robertinho isezo n'umwe yari kurangira atakiri umutoza. Amezi 2 isezo aba yararangiye, ni ukumwirukana mu buryo buziguye, mu buryo buvugitse neza. Yego. Nge rero icyo navuga, Rayon Sport yahungiye ubwayi mu kigunda. Kwirukana Robertinho nticyari igisubizo namba. Kuko Rayon Sport mukwiriye guhagarara mukiriya mu ndorerwamo yo kwibwiza ukuri. Kuki ikipe irimo irarwana no gutwara igikombe cya shampiyona igera igihe cyo kwinjirirwa abakinnyi bakarya amafaranga y'intica ntikize? They let their guard down. Bararangaye cyane. Ni ukubera ko ntimwubashye amasezerano, ntimuhemba abakinnyi on time. Rega ibyo kwizigira, ibyo byabaye kuri match ya Marine byo kurya amafaranga byanavuzwe kandi mu buryo bugaragara no kuri match ya Mukura. So ekipe iri muri kuruse y'igikombe bigaragara ko gutakaza amanota ashobora kwibuza umwanya wa mbere, ikarangara match ebyiri zikurikiranye kugeza ubwo bigenda gutyo. Biragaragaza intege nke ziri muri management mu buryo bw'imiyoborere. Rayon Sport, Robertinho Goncalves yarabwiye ati uyu mutoza nimumwumve, niwe mutoza unyungirije. Niwe unyumva, reka twemere ko nizo ntege nke azifite z'umubiri, ariko Sermi niwe umuzi, wamufashaga kuba umutoza. Umutoza arabananiye ko mu mugumana. Yari kosa rikomeye cyane rya management ya Rayon Sport. Sermi ntiyashoboraga kugenda. Ayebonga agenda, it was the same case. Yari kosa riremereye nanone. Urimo nabyumva. Robertinho igihe cyo kumugura abakinnyi nkamuzaniye imishandiko itazigera ijya mu kibuga. Abareyo barabeshywe. Mwazanye Abdoulaye Jaro ntajya mu kibuga, Asanana ntajya mu kibuga, Suleiman Dafe ari muri liste y'abantu basigaye kubera ko yaravunitse, arahambiriye amaguru yombi. Urimo nabyumva. Yaje ari mu maguru. Umuntu mwazanye ni Abedikani, mwari mubizi ko atari shuwa ya mbere kuba rutayizamu, nawe ni wapfuye kubabona n'utwo dutego tubiri tungaye bagibona tunatumye bakiri mu gikombe cy'amahoro. Rayon Sport ifite ikibazo muri management yayo, mu miyoborere yanyu niho hari ikibazo gikomeye cyane. Ariko turakoma n'ingasire, ubwo urwo ni urusyo. Ngewe umutoza ntiyigeza abona backup. Abatoza yasabye nta numwe mwamuhaye. Abatoza bamwungirije baragiye birumvikana cyane cyane asaba abamusimbura murananirwa kubafodinga, abasaba abakinnyi murababura, guhemba birabananira. Baravuga abakinnyi mu kwa mbere. Mu kwa mbere byo nibyo sibyo. Guhembera igihe si sawa. Kapiteni wanyu, umwana w'ikipe Muhire Kevin ku Rayon Sport sibyo, abandi bakinnyi akora interview ejo na Karikeza ni ranose, ntiyavuze ati umuntu atariye ntabwo yakina, wamufashe nabi. Uwo bita Bekene yigeze gutsindwa, aravuga ati ariko ntabwo wampa ibishyimbo musabe kukugaburira inyama. Come on. So nuvuga ngo Robertinho yego mushobora kuvuga ngo ntabwo yatubakinze, ntiyaje ngo akomeze gufasha ubuyobozi kumvisha abakinnyi ko ibitagenda neza bizagenda neza,
wenda afite ubwo burwayi bwe, wenda yakoze choice zitari nziza no kwizera abamwungirije, ariko Robertinho kumwirukana no kumukura muri Rayon Sport, ikipe iri ku mwanya wa kabiri, ikipe irimo irarwa timing noneho yo iri erone mu gifaransa niko babyita, ni mbi cyane. erone ko bikomeye kurusha, ni mbi cyane kubera ko biragaragaza ko ibibazo bya Rayon Sport ubuyobozi nta bisubizo bafite. wirukanye umutoza ugiye gukina match kapitale igikombe cy'amahoro, uravuga ngo nsigaranye amakarita abiri yo gukina rigana igikombe cya shampiyona sindazibukira, ni inota rimwe mukeba ndi imbere, ushobora kuba nukibura ukagera kuri finale y'igikombe cy'amahoro, birashoboka ko nkajya mu gikombe cy'amahoro narasa, oya ushobora no kutagitwara ukagera kuri finale ugasohoka mu gihe wenda umukeba yatwaye byo ugasohoka, mugasohoka. Nge ndemeranya namwe 100%, timing siyo. ariko dore ngewe icyo nabonye muri ibi gihe iyo ngasiro nge ingasire urwo ni urusyo, kandi ndemeranya n'ubusesenguzi bwanyu 100%, ariko n'abakinnyi nabo bikibuke. Abakinnyi murabizi ko muri ino minsi ya nyuma muba mutegana, reyigira ishyamba, ikagira ibindi bibazo, ikagira abakeba, uko ibategana bo bakayitega. None mutangiye namwe kujya mu bintu byo kurya mukagurisha ikipe yayo. Iby'ubuyobozi ntabwo buzabazwa, namwe muri abagabo nimumenye aba bafana bangana gutya, izi miliyoni zishaka igikombe. Ndabyumva katuvuye ko Diamond yashonje, yego ndabyumva, nibareke kurya ruswa, nibareke kurya amafaranga, n'ubuyobozi nabwo bwikebuke bubashakira imishahara. Ariko ikindi nagaye, babahaye ukwezi kumwe, mwanze gukora imyitozo, none se bwo nimudakora imyitozo mugatsindwa byo muramukemuye ikibazo. Aho kapiteni Kevin Mborenga na ba Aimable, namwe mugomba kuba abakinnyi bakuru, mugafasha abandi mukavuga ati nikoreye imeze, reka twemere uko kwezi kumwe, hanyuma dukora imyitozo, nituva kwa mukura basi tuzabone kuvuga ku kwezi kwa kabiri. Ubuyobozi bwa Rayon kudahemba abakinnyi biri unprofessional, nta excuse 100%. Kubwanjye rero excuse yo kudahemba abakinnyi nge kubwanjye ikipe nini bro, nge hagati mu bibazo nzi by'umupira n'amafaranga uburyo abura, nyine n'aba basaza narari nabigembere ko batafata amafaranga y'abana babo n'imiryango yabo ngo bayabahe. Ibyo nayo babwiye kera abantu bantera amabuye, niko bigenda nyine. Umuntu afata amafaranga ari mu ikipe, nge kugira ngo simba umuheza nguni ku ruhande urwo ari rwo rwose. Ibintu bya Rayon biracyafite igaruriro, nicyo nge nasorezo kwizigira. Ubuyobozi icyemezo bwafashe ku bantu bahari, abafanani babasapotinga. Ubuyobozi nimushaka amafaranga muhemba ukwezi kwa kabiri, Muvunyi ongera umanukane na Tadeyo n'ababasaza nkuko mwagaragaye mu Nzove, musubire kuri pitch, mwongere muganire na Kevin mushaye musure mu rugo. Kevin ari influential we n'abandi bakinnyi, nimuryana mugatangira guhagarika, mugatangira kwanga kuvugana, ntimugaragare mu Nzove nkuko iki cyumweru cyose mutagaragaye, muratakaza ibikombe byombi. Birasaba ko abareyo, abafana, abayobozi n'abakinnyi mushyira hamwe, hanyuma iyo mitego yindi yo ku ruhande iyo rwose kugeza sezirangiye